ariko nzagisuku ubona utarananiranye urongeye uzanyiri habara hano nawe mucecuru ubushize bitararangira ziba ndakwiyamye nawe warwana umenye ko ari wongeye mukuru hano ngomba kuzana n'umuntu ushaka ntabwo negeka wowe kazi ibindi byayo ino nzu ni yawe kubugizamo bushaka bose ariko aho gukura ibindi bice by'umubiri ku cyo wakuze ururimi gusa reka ye wese wakuze ku burebure wahaye ikimanara tuzi burunja kumvugira amaneta wo ibeshya umwinjize noneho ibeshya umwinjize uri seriye iyi nzu urayoba reka ye ibeshya umwinjize ubugize ibiro byinshi ku buryo nawe bamwinjiza musohoka ko byatangiye Urashaka kuduhengereza wagira ngo afite gahunda aha Yesu nirari nk'uyifite akaba nyizasoboze ese byo kuri uyu muhanda ngiye nabimenya ko ari ubwa mbere mageze aho rero ndaye nibiki ndakura kamatiku yawe ari umunsi aho yasha amatiku uzi nkuru nkuzane ahubwo ikibazo nshaka kuba baragusiramu basiramu n'uburyo mbitinye kuhagira ndaho ubusa gashinga nari nkuzaniye wagakora utari siramujera ariko nta reka ye kagira inkuru rero mbwira isugi umva kiro gihera hwe sugi umuhungu ibaho jewe ndi imanzi ubwo uri imanzi nanjye ndi imanzi nikinzanye hano ngiki ndagira bakaraya natwe tubikore twumva ukuntu bimera birabira wakintu uzi abantu bambwira ngo biraryoha mbere yuko tujya kuyizana nzagisuka umvikana ndabanza banza ubanza umushora mari we w'indayi kurongora sinjye washoye meshi gashora hataye icyatanu watanze nkatanga 500 nicyo kiri kugutera izo ahubwo sindagisukura ko mu rugo bariyo indangamiro y'isudengereza Jesus bizeye ko turi wibona yihoreresha hari aruguru nzi ahubwo vuba tujye kureba bidasanzwe nziza bayijyanye reka ye bose dutwara umwe ako twitwaye kira cyo ruguru n'akari cyo gifite amanyashi hoya bumva ngo karatomboka tugomba kubatwara buri muntu wese uwe wundi ariko buri wese uwe urabona twabajyana he uramujyana mu gihe uri reka ye mu ngo dusubira barabana bari kuri ababyene aha naci cyangwa nuko turi basudengeze reka tubanze tubabaze kwa reka ye reka nanjye se kusasenya afata mu bitangira ngahe se ka wowe ngo nangahe wowe 50 ariko muri amasaha reka ye ni kandi gusa ko nasomugira ubu rero niba mwumva kuza kugurisha imibiri yanyu muzajya muhenda abantu niba umva na gahunda ufite okay mfite icyatanu igishira kigendeye cyatanu akabaje sara hirya ndahi bikwavu ko numva byihagaze urabona turi bone mico turya cyatanu yose se cyene mbaye cyatanu sanyisa abana 75 subwo muri kumva muri kuvuga ibiki uko muri kutuduhira mu matwi mfate inzira mu umva icyambere mwaherewe ubuntu mugomba gutangira ubundi nese turejeho n'amafaranga niko kuri ngo twaherewe ubuntu tugomba gitana gifite nyashi nimba twaraherewe nimba gifite kuzamanishe ko nasomugira reka ye kumuraho n'amafaranga uranga icyatanu cyanjye ubu mushinga niyo wavuga ngahe nahagaze bibiri nese ubwo ngo ari 10 n'ibihumbi 2 urumva bihuriye Jesus ntabwo uva ku biciro twigendere ndaye reka na nizi nyatsi reka ye bibiri yayemeye cyatanu bibiri yayemeye akicyatanu umugabo ashaka kubasamba ubundi reka mubaze urinda uvuga ngo bibiri mwayiki uri inkoko ngo ndakubwira bibiri wayemeye okay nta kibazo twayemeye uyu yayemeye ako nge sinayemeye abo ngara tugera ngo nabutwara abantu ushaka nga bitatu ubwo nawe ndi kugurisa reka ngo uyu wa bibiri uwa bibiri nawe unakubwiye ko bwaho ntabwo mukeneye bibiri va tugende bibiri va tugende cyawa nagenda ukorera cyava bibiri va ubundi
rekuza se nawe wese urashaka nakubye ko ari njye uri bubanze reka ye Kurumva muri kuciringa ninde ufite gahunda ko mbona na gahunda mufite twese njyewe igihumbi nawe igihumbi ntabwo nabuze icyo nkora njyewe ni igihumbi nawe ni igihumbi rero tugende niba nta Urumva gahunda ufite- mufite mureke nigende urumva ufite gatuza niba nta gahunda mufite mbere yuko ugira abanza ukanda akanyenyeri ngira nimero 7 kandi urenzeho n'ayo gukata reka ye ibiraha byo kurya umva urenzeho ayo gukata we ngeze nguzi ibiraha byo kurya ni bibiri nta nubwo warengaho n'itubugane niwemera nta n'ishiri ubundi reka nkuba kabo kano kabivuga ko turajyana ariko ni inshuti we yawe gabanya amagambo n'ubundi reka ye usewe n'indakwiteza nkaho bwakereye twagiye rata ureba yaje dore ngo akagasema indangamirwa vuye mubwire ubona ahubwo aho kugira ngo iturire amafaranga yayo uretse mbanze nyishyiremo akaziriko sha nayo nakazanye narabonye ko basigaye bagenda bagatangira kudukwepa uretse nyizirika itaducika Reka ye. hirya yacu uziko nakanze akanyenyeri yahita igenda banze muzirike ugende gake nakwishyuye fataho sha none se vure uyu abaye ihene abaye ingurube abaye urukwavu ubundi wajya ureka kubikibura buryo none se cyo kubikibura buryo umuntu urenda murekura turi kuganira gutya ahita ducika twamwishyuye yacu ko namugana Siko ashobora wasaze. kugenda oya reka tujyane kwa nyogokuru wawe kuko we yapfuye amaso na nubwo yabimenya ko twagejeje iyi ndangamirwa ariko nk'izi nyatsi zinyambika Reka ye. ikizirwa ku bihumbi 200 gusa tuza ashyira Reka ye. umuntu yacu ntabwo arashiramo ahubwo ndani ariko se ko papa yari kuza kureba nyogoko ko yari buza amuzaniye ubugoro bwo kurya bahadusanga tuba tumujyanye mu rugo ariko mfite mushiki wanjye uri hariya sinzi ko wayimushyira na mari mu rugo mushiki wawe wowe ataba ari kakana kwanya kangana nk'ifone ihambimwe umubona nk'umwana ariko ururimi agira iyo rukaraza ari kuvuga apeta ufite iyo ndangamirwa yahita ishira zagisukura kwa kwa ndangamirwa tuji wanyu gashiki kawe turakabesha kajye kugura udutunga ngegera sha tugenda ariko sinzi niba uri mushiki wanjye turi wimushyiranemo hoya ngenda yinyinyira ahari ndamutwishura bundi ariko si ubu rwanzagisukura bundi rwo rurizi abona inzara itanye yiciwe ubundi ubu wakiga nkajya kwigurira irindazi shaka yo rwose ibintu barimo wigira ni ibiki ko n'ubundi tukugeza mu rugo nyakadahari nzayi we nzayi reka ye sha dore harakinze haba harimo umuntu waka wakinze none rero ndayi dore mu mbazanye iwacu ni njyewe uri bubanze ariko ubanza kugira niba ntari bubanze Reka ye. mu gihuru ariko urabanza usubiza yanjye nk'iki se ubwo ntayaru ayaruke gute se kandi ako ndayi nukigira umwana ubu ibintu bituzanye hano urabiyobewe icya mbere twamuguze icyatanu njye watanze icyatanu Reka ye. abasenyisi uzaze kuzitora mu rugo urasetsa ngenza gutora senyisi wanyu twaguranye umuntu turi kumwe kingura rero ninjye uri bubanze ariko mujye mu gihuru gihuru ntacyo bimwaye fata fone yawe ngarurire amafaranga yanjye ke niba kumvikana byanze mureke nigende ugenda ujyahe amafaranga yacu uragenda reka uyaduhaye ye kigendere ubwo ruka zana hari inkoko iruka azamura zamura mwakiruka ubwo nawe uriho agafatira ahubwo buretse ibyo ntabwo bihagije ubwo urumva rero ugeze aha ngaha none ngo urimo kwiruka sawa ngaho wizunguza ugenda aha ni kwa so cyangwa ni kwa nyoko uyobe imikingo tukuvanyemo ugomba kuza tukagusuzengeza twarangiza ugashogoshera ugasubira ariko ndabanza ubanza ndabanza nyine ziba wawe ubundi ufite ikihe kibazo ninjye uri bubanza wimukira ndabanza cyana ndabanza kabanza uru cyangwa ubanza urupfu kakotwa n'inkuba ubanza ninjye uri bubanza niba ubyanze
Ntabwo twigire mu mukino. mungarurire yanjye n'ubundi urimba kugera na diru nawe mumere reka ye Na diru nanjye. mumere ariko ko ndeba hano hari isoko ry'abantu kandi nta muntu nasize hano ubundi nkakara agakobwa bakajyanye he do nzagisukura ntago ari bunkire Umva rero mubwire ndaye. Hano turi ni mu ntugire ngo nibyira hepfo mu gishanga. Nkubure hano utavuga. Uyu mukobwa si nyoko Reka ye. wamuhaye kabiri nta nicyo mukwana. Nkubure hano. Yego se maye. Sha hano twetenda. Ahita ngo ni ihute nkubure kwara. nshaka reba mvuye kwigurira amata none iriya mbwa y'umuhungu irarikanya abakobwa hano umva rero ndangamira hano turi ni mu rugo iranyana y'imbura urabona ko igiye ubwo ndakora aha babiri twaguhaye amafaranga y'abantu babiri gukora aha babiri nizere ko yuriya nyakeneye Ziba ngakenyera ibigunira urayakenyera wasara wakoreye. niyo naba natayakoreye mwaje kundeba mbi basabye ndakwiyamye kareba ibatarigeze ibirori bitashye Umva ndayakora. Jesus. Mpaka shize. reka ye ndakwiyamye kuko nukomeza no kunzana y'igamba ndafata inzira ngende kandi nari ubu urumva ufite ibigango ku buryo uri buncike ese nangana nawe uza ariko nzagisuku ubona utarananiranye urongeye uzanye irihabara hano na wa mukecuru ubushize bitararangira ziba ndakwiyamye nawe warwana umenye ko wongeye mukuru hano ngomba kuzana n'umuntu Reka ye. ushaka ntabwo untegeka wowe kazi ibindi byayo ino nzu ni iyawe ku buryo yinjizamo abo ushaka bose ariko aho gukura ibindi bice by'umubiri kuko wakuze ururimi gusa wamara wese wakuze ku burebure wahaye ikimanara tuziba urongera kumvugira ibeshya umwinjize noneho ibeshya umwinjize uri seriye iyi nzu urayubatse do ibeshya umwinjize ubu ugize ibiro byinshi ku buryo nawe bumwinjiza usohoka Ujye umenyera gake. do papa naza do ndabivuga Ubivuge wagahenewe. uwo muntu winjize muri iyi nzu kereka batwigisha do ndabivuga reka ye ndabivuga